buriya muri iyi si y'Imana uko waba ungana kose cyangwa se uko waba ukoze kose ntabwo ubujije kuba wagira urukundo, kandi urukundo rwa nyarwo rwose kandi ruzagufasha kugera ku byiza. Dutangiranye n'aha ngaha akana kari kuba kakereka mama wako kambwira ati mama, ati ndifuza ko nakongera kuba inagira papa kandi nkagira papa w'umukire nk'uyu nguyu rwose, nawe bakabasha kuba bazajya bamumanika kuri izi nkuru, ndetse akagaragara ko ari umuryango ukize cyangwa se ari umuryango w'abakire. Mama niko kuba yabwira akana ati mwana wanjye ibyo ngibyo bireke, ati mama ari gukora, ari gushaka amafaranga aha ngaha ngo azabashe kuba yakwitaho. Akana niko kuba kabwira mama ati basi se mama, ati uyu nguyu wabashije kuba abonetse, ati wamwemera? Disi bigaragare ko akana kabanaga na mama wako konyine, ndetse igihe cyari kigeze cyo kuba ikamushakira umugabo. Ikumba akana kahise muri ako kanya gakurura umugabo wari wambaye ijire nk'iri kuri ya foto kana kerekaga mama, ndetse kamubwira ati ndatekereza ngiye kuba inaguhuza na mama rwose. Ubundi hari abantu muri iyi si y'Imana bavuga ibintu bari kuba babikora. Ikumba umugabo ageze hano kureba neza, yasanze mama w'akana rwose nawe ari nyiramwiza nta kintu atwaye. Niko kuba yambwira ati amazina yanjye ni Samu. Ikumbe barakwereka, reka batwereka amateka y'uyu mugabo ubundi ngo ni muntu ki bimeze bite. Ikumbe barakwereka umugabo ahangaha yari ari kuza ari kuba yakikuramo amakoti cyangwa se ya mashati amwe bita amakositimu, ndetse umugabo ni umukire rwose afite n'abapagasi, ariko sinzi impamvu yabashije kuba yahitamo kwambara imyenda y'abamotari ndetse batwara utumoto dutoya. Ikumbe muri ako kanya yahise yinjira muri ka kamoto rwose, ndetse umudirector cyangwa se manager w'iwe wari uri aho ngaho yatangiye kubambwira ati boss, ati ibi bintu ugiye kuba wakora, ati urabyizeye neza ko nta ngaruka bizabasha kuba ibyakugiraho? Umugabo niko kubambwira ati wa musore ibyo ngibyo bireke, ati kuba mfite amafaranga ariko umuryango wanjye tutari kumwe, ati ndumva nta hantu byangeza rwose, ati si ibi ngibi byose uri kuba wareba aha ngaha, ati byabasha kuba byamarira iki kandi ntari kumwe n'umuryango wanjye? Disi cya manager cyaramukundaga, icyatangiye kuba cyari kimubwira ati bosi, ati ntabwo wakagombye kuba ugiye. Kumbe muri ako kanya nk'uwari wiyemeje kuba yatangira umurimo cyangwa se yajya mu mirimo, batangiye kuba bamuhamagara bamubwira tugomba kuba watuzanira ibyo dukoresha hano muri resitora yacu. Kumbe umugabo bidatinze yagombaga kuba yagira ibyo agemura. Ikumbe barakwereka muri ako kanya aho yari agemuye ibyo guteka, hari ari gutambuka nyiramwiza. Umugabo nawe nuko nguko yavuye muri ka kamoto batumwe batwita twarejeje, ndetse ari kuba yagenda ahangaha arangaye gatoya, niko kuba yakubitana n'umugore. Umugore agiye kuba yakikubita hasi, wa mugabo wacu atangira kuba yamusama. Imbibutse neza uyu mugabo uri ahangaha usomye uyu mugore ngo bamwise Samu rwose. Samu yatangiye kuba yakitegereza ubwiza bw'umugore bwari buri aho ngaho, ndetse mwibuke niba twarasomye Bibiliya cyangwa se tuzi Bibiliya, haranditswe ngo buriya ubwiza bw'umugore rwose burutishwa iki se cyangwa se wabunganyisha iki. Ndetse mwibuke ko wabashije kuba wakogosha umwana w'Imana cyangwa se umusore w'Imana ari we Samusoni, bamwitaga Delila, kandi Delila yari umukobwa. Umurara wanjye ngo yararyamye agiye kuba yabyuka yavuze ibanga ry'ahantu imbaraga ziwe ziba, yabyutse afite urupara ku mutwe wiwe. Kumbe bidatinze umugabo wacu Samu yageze ahangaha, ndetse mwibuke twatangiye aka kana kari kuba kakereka mama wako ati mama ndashaka papa umeze nk'uyu nguyu, ndetse w'umusitari uzwi ahantu hose. Kumbe akana katangiye kuba ikabwira Samu ati ndatekereza yo ugomba kuba iwaba papa, ati ndatekereza rwose muri aka kanya mbashije kuba inabona umuntu mbera papa. Ndetse nibwo kamukururaga kamuzana ahangaha imbere ya mama wako, ndetse ni nabwo twabonaga umugabo wa Samu ahangaha ari kuba yakihanagura. Ariko mwibuke neza we n'uyu mugore bwa mbere kare bari babashije kuba bahura, ndetse niko kuba yamubwira ati nitwa Samu, nkaba ndi umumotari ugemura ibyo kuba barya abantu muri resitora cyangwa se ibyo kuba bakoresha bategura ibyo barya muri resitora. Umugore nawe niko kuba yambwira ati nanjye nitwa Jani, ati nkaba nkora muri iyi resitora, ati ndetse uyu nguyu uri kubona ahangaha n'umwana wanjye, ati ariko ndi kuba nabona nta kintu ubaye cyangwa se nta kintu akazi kawe ukora kagutwaye. Ikumbe muri ako kanya umugore yatangiye kuba yakibuka imyaka 25 yarishije, ndetse ahangaha bigaragare ko
hari agasore k'uturinete kari kumutereta, ndetse umukobwa yari ari kuba yakabwira ati ese iyi nda wabashije kuba wantera, ati nzabasha kuba nayibyaranye rero gute uri kumbwira ko ugiye kubasha kuba wagenda. Umusore niko kuba yarakara, aramubwira ati ariko ubundi gute ubu utari kumva ibyo nkubwira? Bigaragare ko uyu mugore uri ahangaha yigeze kuba yagiraho umugabo, ndetse wabashije kuba yamutera inda bataragerageza kuba babana, akamusiga atwite, ndetse n'ibyo yari ari kuba yakibuka, ndetse byose bitewe n'uko uyu musaza yari ari kuba yamureba amubwira ati rwose uri mwiza, ati ubwiza bwawe burahebuje. Ndetse karutwa ahangaha akana kacu ko ikari kishimiye umugabo rwose kari kuba kambwira ati ndatekereza ubu ngubu rero mugomba kuba mwajya kuba imwashyingiranwa kuko njye already namaze kuba nabona papa, ati ubu ngubu rwose ati ntabwo nzongera kuba nakitwa umwana w'ikinyendaro cyangwa se umwana utagira ababyeyi be bombi, ati kuko ubu ngubu mfite papa. Disi umugabo niko kuba yaca bugufi atangira kuba yabwira akana, ndetse agahumuriza akabwira ati humura ndahangaha, ati humura papa we kuri uyu munsi ataranga nta hantu ari buze kuba yajya. Mama niko kuba yabwira akana kiwe ati ese mwana wanjye noneho aturishimye ko ubashije kuba wakuzuza inshingano wari warihaye. Akana niko kubwira mama ati mama biranshimishije kuba twongeye kuba twabona umugabo twita papa ahangaha. Akana niko kuba ikahita gakora mu mifuka y'umugabo wari uri aho ngaho, karangije karababwira ati yakira mubashe kuba mwajya kwa gitifu abashe kuba yabasinyiraho rwose abaterereho kashi ko mubashije kuba mwaba umugore n'umugabo. Akana ko rwose ibintu byo gutinda mu nzira ni kari kuba kabyikozwe cyangwa se ikabasha kuba kabyakira bidatinze. Umugore na papa baje kuba bateza nsinya aho ngaho, disi bavuyeyo. Umugore niko kuba yaza yitegereza certificate igaragaza ko ubu ngubu ari umugore w'umugabo, atangira kuba yaseka, atangira kuba yakishimamo, ndetse bidatinze yaraje atangira kuba yakicara ahangaha yitegereza agafoto. Bigaragare ko uyu mugabo bari babanye hari umuntu yari ari kubasha kuba yamwibutsa abasa, ndetse bigeze no kuba babanaho cyangwa se bagira umuryango. Ndetse icyo gihe umugore yari afite akana kamwe n'umugabo afite akandi, ndetse icyo gihe inzu yari iri gusha umugabo ari kuba yamubwira ati va ngaha, ati genda, ati Jane genda. Kumbe Jane rwose yari ari kwitegereza agafoto ahangaha bari bafite utwana tubiri twose ari twa dutama, ari kuba yavuga ati umugabo wanjye, ati abana banjye, ati umwana wanjye. Disi bigaragare ko yari yarabuze umugabo umwe, ndetse akabura n'umwana, byarangiye bahiriye muri ya nzu. Ako kanya imvura yatangiye kuba yagwa. Mwibuke neza hari umugabo wari wasezeranyije cyangwa se wari wiyemeje kuba yamuba hafi, cyangwa se baba umugore n'umugabo, akongera kuba yakita ku muryango cyangwa se akongera kuba yakita kuri uyu mugore n'umwana we. Yaramubwiye ati Jane, ati urabizi wakagombye kuba uri mu rugo, ati kubera iki wicaye ahangaha? Jane nawe niko kwitegereza urukundo rwiwe. Disi bari babashije kuba bakikundanira bageze mu zabukuru, niko gutangira kuba amaso yazenga amarira, ndetse afite n'amasoni. Umugabo amubwira ati tugomba kuba twajya mu rugo tukajya kureba umwana, ati ndakwinginze, ati haguruka ufate mu kiganza cyawe, ati uhaguruke cyangwa se umuhereze ikiganza cyawe uhaguruke dutahe. Disi umugabo uri ahangaha Samu yari yatangiye kuba yatanga akaya kuri mama w'akana, ndetse ni nabyo akana kacu ka rutwe kari karimo kwifuza rwose. Mama yaragurutse atangira kubabwira umugabo ati nishimiye ubutwari bwawe, ati cyangwa nishimiye ko uri kuba wanyigaragariza. Bidatinze bavuye aho ngaho. Kumbe murabizi nta bapfira gukira cyangwa se nta joro ridacya. Kumbe umugabo yatangiye kuba yatembereza umuryango wiwe mushya yari afite, niko kuba yabwira umugore ati ndatekereza uyu munsi ntari buze kuba turi bwirirwane, ati ngiye kuba najya mu kazi rwose, ati ndakeka ndi buze kuba nataha ntinze, ati nibwo turi bubashe kuba twasubira. Mbibutsa kuba mwareba neza niba mwaradukoreye subscribe ku batarayikora, ndetse n'ubu utarayikora ube wayikora, ujye no muri comment tubwire, utange n'igitekerezo niba nawe ubona kuba umuntu yakunda ashaje yari ikibazo kibirimo, ndetse kandi niba wakwishimira inkuru yacu uze kuba wadukandira kuri like, ndetse udushyirire imitima myinshi no muri comment, utibagiye kuba wakora share ku bantu bawe. Disi umugore ahangaha Jane yongeye kuba yagarura inseko nyuma y'igihe kirekire,
ndetse ahangaha yishimye, agakomeza yitegereza umugabo w'ahangaha avuga ati umugabo wanjye rwose w'ibogari, ati umugabo wanjye mwiza, akagira gutya akagira icyunzwe. Umugore akamuhungirizaho avuga ati ukwanga arakava muri iyi si rwose sinkongere kuba inamubona. Kumbe bakiri aho ngaho bari kuba baganira, umugabo yitegereje amasaha ndetse cyari nacyo gihe cyangwa se kari ko kanya ko kuba yava aho ngaho akaba yagenda agasiga umugore n'umwana aho ngaho. Mbibutse uyu mugabo ni umukire cyane ndetse twarabyiboneye inkuru yacu itangira, yari ari kuba yava muri hoteli nini ndetse ari kuba yavuga ati kugira mbashe kuba nakongera kubona umuryango wanjye cyangwa se nakihura n'umuryango wanjye, ati nuko ngomba kwigira icyo ngiye kuba inakigira cyo. Mama Rutwe nawe Jeanne ahangaha disi yari ari kuba yatanga akaya k'umugabo, akana ka Rutwe kakabireba kakishima kakavuga ati burya mama nawe ajya aba romantike. Samu niko kuba yabwira Jeanne ati ndagukunda. Jeanne niko kuba yareba disi abakecuru bashaje mwige kuba mwareba abagabo banyu cyangwa se abasaza banyu ndetse munabasekera munyuzamo mukabaterera agatwenge. Jeanne niko kuba yabwira umugabo we ati ndatekereza waraje mu buzima bwacu atukenewe rwose. Karutwe niko kuba kabwira mami wako ati mama ndatekereza ngewe ngiye kuba nakijyanira na papa rwose, ati tuze kuba twasubira, ati ngiye sinshaka kwirirwana nawe, ati utaburambuwa. Jeanne niko kuba yabwira umusaza ati umwana rero arashaka ko mujyana, ati kandi sindi bubashe kuba inamwangira cyangwa namuhakanira. Ndetse Jeanne we yagombaga kuba yajya ku kazi nk'ibisanzwe, akana karaje kicara ahangaha kagombaga kuba ikajyana na papa wako. Ikumbe papa yakomeje kwitegereza ikizungereza cye, akana karamureba ati papa, ati ariko rekeraho kuba wandebera mama, ati rekeraho rwose. Papa niko kuba yabwira umwana ati reka njye kuba nakwereka bimwe mu byo tugiye kuba twashaka, ati ndatekereza mama wawe atazi imipangu turimo. Kumbe bigaragare ko akana kari kamubeshye. Kumbe bidatinze papa yahise aza kuba yareba cya manager cyiwe, atangira kuba yakibwira ati ngomba kuba inaza na famiye yanjye tukabasha kuba itwaba muri iyi nzu, ati ariko sinshaka ko babasha kuba bamenya ko ngewe ndi nyiri iyi nzu cyangwa se iyi nzu ari iyanjye. Ikumba akana katangiye kuba kabwira papa ati papa, ati inzu rwose ni nziza, ati ndatekereza tugomba kuba twaba ahangaha, ati ntituzahave rwose. Disi na manager nawe yari yishimye. Umugabo niko kuba yabwira manager wiwe ati ndatekereza ariko ishaje bagomba kubanza bayikorera amasuku. Manager niko kuba yambwira ati ese icyo gihe uragifite, ati niba ufite igihe ngewe nazana abakozi bakabasha kuba bayikora, ati ariko ngiye kugezana n'uyu munsi ntabwo ndi kubasha kuba nakumva neza cyangwa se nakurura neza ikintu cyatumye ubasha kuba uhagaritse akazi muri iyi minsi. Mugabo ahangaha niko kuba yambwira ati izi ngizi ni impamvu zanjye, ati biri pasoni rwose tugomba kuba nabanza kwita ku muryango, ati kuko niwe uza mbere. Manager yabasize aho ngaho aragenda, akana na papa wako niko kuba baguma aho ngaho ndetse bidatinze baratashye mu rugo. Mama nawe abasanga mu rugo aravuga ati wow, ati mbega inzu nziza, ati si inzu niyo tugiye kuba itwabamo, ati ariko ndatekereza iguze amafaranga menshi, ati gute waba wabonye amafaranga angana gutya. Kumbe Samu yatangiye kuba yareba nk'ikingwi hasi cyangwa se nk'uwari ibishyimbo by'umwana, aravuga ati ariko muri kampani nkoramo, ati nabashije kuba nasaba inguzanyo rwose, ati kandi ntabwo bagombaga kuba bayinyima, ati kuko mbakoreye igihe kinini. Karutwe ko kari kicecekeye. Umugore niko kuba yambwira ati sheri, aterega ibyo ngibyo nta kibazo, ati icyangombwa nuko njye nawe tugomba kubaho mu buzima twishimanye. Disi barakomeje bararebana ndetse bakomeza guseka. Papa akomeza yicira icyana hano isiri, bigaragare ko we n'iki cyana rwose bari babiziranyeho. Icyana nacyo kikareba kikagira gutya, kikareba ku ruhande kigahita gihaguruka kigashaka uburyo gitangira kuba icyajijishamo mama wacyo. Niko gutangira kuba cyambwira ati mama, ati ngewe na papa rwose, ati ubwo twamaraga kuba twafata amafaranga tukishyura inzu, ati twagiye kuba twashaka ishuri, ati ngiye kuba nakigira ku ishuri. Ubwo ikiganiro mama akaba abashije kuba yagihindura rwose, ahubwo agatangira kuba yabaza umwana uko ari kuba yakiyumva nuko ameze. Umwana niko gutangira kubambwira ati mama,
ati ubwo ngiye gutangira kujya ku ishuri, ati nta mpamvu yo kongera kuba wahangayika ngo nzajya nsigara hano mu rugo njyenyine, ati kandi nanjye ubwanjye nabashije kuba nakishima kuba nakiri umutwaro kuri wowe. Disi mama n'umwana bari bongeye kuba bakishima ndetse bafite umuryango mushya. Icyo batari bazi, uyu mugabo twabonye uyu mukecuru Jani ari kuba yakitegereza ku mafoto ndetse avuga ati nyuma y'imyaka 25 nkuze cyangwa se mbyaye abana, umugabo akaba yansiga ndetse ubwo twongeraga guhura inyubako igashya, ati nkamubura none, ati ni wowe uje muri iyi minsi. Icyo atarazi, uyu mugabo wari uri ahangaha muri uyu mwanya yari we mugabo yari yarabuze, ariko ntabwo yari ari kubasha kuba yabyibuka neza cyangwa se yamumenya. Ikumbe bidatinze umwana wacu Rutwe wari wabonye ishuri cyangwa se wari wahawe ishuri yagombaga kuba yaza kwiga. Mama niko kuba yaza amubwira ati mwana wanjye rero, ati ugomba kuba wakiga rwose kuko nibyo bikuzanye, ati ibintu by'amavuyo n'amahane yawe ukabasha kuba wabigabanya. Rutwe niko kuba yabwira mama ati mama wowe ibyo ngibyo bireke, ati nanjye ndi kuba umuntu mukuru rwose, namwe mumva igipeti kingana gutya. Amagambo cyari gifite niko kubwira mama ati ariko mama, ati njye nshaka kuba nakigira mu ishuri. Bidatinze umwana yaje mu ishuri ndetse ngo arebe ko yatangira kuba yakiga kongera ubwenge buke yari afite, akongeraho ubundi bukaba bwinshi bukareka kwitwa buke. Mbibutsa ko kuba wakunda umuntu nta cyaha kirimo, kandi urukundo ntirugombera imyaka ndetse ntirugombera n'abantu ngo bameze gute, ahubwo iyo ukunda uba ugomba kuba wabyumvamo ndetse ukumva ko umuntu uri gukunda nta kintu agutwaye ndetse nta n'icyo azabasha kuba yagutwara. Umugabo aho ngaho nawe yakomeje yishimye rwose, ibyishimo biri kuba byamurenga. Ari we mwarimu wagombaga kuba yakigisha umwana, niko kuba yabwira mama w'umwana ati uyu mwana rwose ndi kubona afite ubwenge, ati bigaragare ko amasomo nzabasha kuba namwigisha azabasha kuba yayafata rwose. Aribyo nkubwira, buriya hari ibintu byose twikora cyangwa se tunyuramo tukumva ko Imana idahari, ariko burya Imana ibiri kuba yatureba. Uyu mwana Rutwe igihe yari amaze ari na mama we wenyine ndetse babayeho bonyine, ikabashije kuba kashakira mama wako umugabo, ndetse ubu ngubu ni akana gafite umuryango wuzuye, ndetse aha ngaha ubwana bwajyaga bukanyuzura. Katangiye kuba kababwira ati ntabwo muzongera kuba mwanyuzura rwose, ati ubu ngubu nanjye mfite papa wanjye, ndetse akana kakundaga kumunyuzura niko kuba cyagatimbura karangije kitura hasi. Icyo nakubwira uri kureba iyi nkuru kuri uyu munsi wa none, jya usenga Imana kandi wiyambaze Imana ibiri hano hafi ndetse iri kumva ibyo tuyisaba, ibasha kubyumva ndetse ikabisubiriza igihe. Uyu mwana nawe wari ubabaye ndetse bamwita ikinyendaro yabashije kuba yazanira mama we amushakira umugabo. Reka nkubwire ko wadukorera subscribe ndetse utanga n'igitekerezo cy'uko ubonye inkuru, niba yagushimisha ukande like ndetse ntiwibagirwe kuba wadukorera share.